Turi kumwe na Line Bicunda, presidente wa communauté nyarwanda muri Auvergne-Rhône-Alpes. Aline muraho? Muraho neza. Nyuma y'iki gikorwa kimaze kuba cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu mujyi wa Lyon, twabonye hari abayobozi ku rwego rw'umujyi, abayobozi muri ambassade, tubona n'abandi bantu batandukanye, abaturage batandukanye, yaba ari abanyarwanda yaba ari n'abafaransa. Ese iki gikorwa mwakibonye gute kandi gisobanuye iki kuri wowe nka presidente wa association y'abanyarwanda hano muri Rhône-Alpes? Yego, murakoze. Kuri uyu munsi ni umunsi mukuru, ni umunsi ukomeye, utoroshye mu mateka y'u Rwanda, ariko nk'abanyarwanda turikomeza kandi duharanira no kwiyubaka. Uyu munsi twagize ingeri nyinshi z'abantu bitabiriye iki gikorwa ku nshuro ya 32, cyane cyane abayobozi b'umujyi wa Lyon hamwe n'abanyamahanga, abahagarariye amakonsula y'ibindi bihugu byo muri Afurika ndetse n'ibindi by'imahanga. Tugira n'ingeri zose z'abanyarwanda babyitabiriye, kuko uyu munsi ni umunsi ngarukamwaka utwibutsa amateka akomeye twanyuzemo, twibuka ibyakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, ariko tukaba duhari kugira ngo tubibuke, dukomeze tubazirikane, kuko duhari kugira ngo tubabere ijwi, kandi twemeza ko batazazima kuko tugihari. Uyu munsi rero urakomeye, kuko kuba turi ahangaha ni ukugira ngo n'isi yose igikomeze bimenye kiriya gikorwa cyabaye mu Rwanda, cyahungabanije benshi, ariko turakikomeje kugira ngo dukomeze duharanire iterambere ryacu ndetse n'iry'igihugu cyacu. Ari nakoze. Ese nk'abanyarwanda tumenyereye kubona ibi bikorwa byo kwibuka mu Rwanda uburyo bigenda, n'igihe cy'icyunamo hari ibintu bimwe na bimwe abantu bitwararikaho nk'ibikorwa byo kwinezeza, ibikorwa byo kwidagadura. Ese mwebwe hanze mu mahanga abo twita diaspora, ni gute ibyo bikorwa bigenda? Kuko uyu munsi wari umunsi hari n'abayobozi, ariko se nyuma y'uyu munsi indi minsi yo kwibuka ni biki? Hari ibikorwa mufite mukora, hari guhura mugira, bigenda biki? Igikorwa ntabwo kirangirira ahangaha, ko mu minsi 100 tugendeye kuri gahunda y'igihugu tugira icyumweru cy'icyunamo. Icyo cyumweru tukageza ku itariki ya 13, ariko hagenda habamo ibiganiro bimwe na bimwe bigaruka ku mateka ndetse no bigambiriye ku budaheranwa. Habaho kuganirizwa mu nzego zose, ari muri abanyamuryango bari muri Ibuka ndetse n'abanyarwanda bari muri diaspora. Hano mu Auvergne-Rhône-Alpes tugerageza gushyiraho gahunda zo kuganira kugira ngo abantu badaheranwa n'agahinda. Habaho n'igikorwa kizabaho ku 18 cyo kongera tugagira umugoroba wo kwibuka abacu mu buryo burambuye, habamo na za témoignage. Ni ukuvuga ngo igikorwa ntigihagararira ahangaha, ariko biracyakomeza, kuko tugomba no kubibwira n'abatagize n'izo mbaraga zo kuba baza kugira ngo twibukire hamwe, tugashyiraho ibyo biganiro kugira ngo nabo babashe kubyumva ari ku mbuga ndetse no mu buryo rusange duhurira hamwe tukaganira. Ese nyakubahwa presidente, muri ibyo bikorwa urubyiruko ruragaragara, abajene bagaragara muri ibyo bikorwa, yaba ari kuri uyu munsi wo kwibuka, yaba ari no muri iyo minsi ikurikira mu bikorwa bitandukanye mukora? Urubyiruko ruragaragara, haracyarimo imbaraga nyinshi kugira ngo urubyiruko rukangurirwe, kubera ko harimo ikibazo ndetse n'umukoro ukomeye ku babyeyi. Ababyeyi iyo babidufashijemo bakegera abana babo, kuko n'ubundi aho bihera ntabwo ari muri communauté, ni mu miryango. Iyo miryango iyo tumaze kubyumvisha ku babyeyi, nabo babihereza ku bana babo, tukagerageza guhura, kuko dufitemo abajene bamaze kubyitabira ndetse barimo n'abahagarariye abo bajene bagerageza guhura hagati yabo bakaganira bakurikije transmission bahawe ndetse n'ibyo biganiro bagenda baharwa, kugira ngo nabo babahe rugari. Kuko ubu ngubu icyo tugambiriye no kugira ngo n'urwo rubyiruko rujye rukomeza kubyitabira, nk'uko byagaragaye uyu munsi muri tranche z'imyaka kuva ku batoya kugeza ku bamaze kuba majeur. Ese turangiza kandi tubashimira kuri uyu mwanya, byanagiye binavugwa muri za discours zitandukanye ko
nubwo imyaka myinshi ishize 32 ariko hakomeje kugaragara imvugo z'urwango cyangwa se abashaka gusubira mu mateka. Ese mwebwe ku rwego rwa Association y'Abanyarwanda bari hanze ni gute muhangana n'ibyo bibazo n'izo mvugo cyangwa se no gusubira mu mateka? Icyo duharanira ni ukurwanya igipfobya amateka yacu. Habaho mu rwego rwo kuvuga, tutavuze ngo ni uguhangana, ni ukuvugisha ukuri no kubwira abo bakoze ibyo byaha ko ibyo byaha babikoze babyemere, bihane, bababarirwe. No mu birwanisha ukuri, tubirwanisha ukuri, tubirwanisha ibiganiro ndetse n'ibikorwa, kuko icyo duharanira twese ni ubumwe bw'Abanyarwanda. Ndetse n'uwo nguwo wagiriwe wakoze ayo mateka nawe akagirwa inama nziza, arahindukira akagaruka mu buryo bwiza, kuko ubu icyo duharanira ni ukugira ngo twongere twese tube hamwe nk'umunyarwanda. Ese ibyo bikorwa, kuko uri presidente wa Association y'Abanyarwanda hano muri Ronald, ese ibyo bikorwa cyangwa se ibyo bikorwa byose utubwiye mubikora mwenyine cyangwa ubuyobozi, wenda ubuyobozi bw'u Rwanda buciye muri ambasade hari icyo bubufasha, cyangwa se ubuyobozi bw'Ubufaransa buciye muri za mairie cyangwa collectivité hari icyo bubafasha, cyangwa muba muri mwenyine? Ntabwo tuba turi twenyine kuko turatumira. Turatumira ibikorwa byose dukora nk'Abanyarwanda, tubanza kubimenyesha ambasade. Iyo babashije barabyitabira, hakabaho na mairie nazo turazitumira, ndetse n'abo bazungu n'abanyamahanga, kuko nabo bazi ayo mateka, cyane cyane nk'Abasenegale, kuko bazi umusirikare wabo wiciwe mu Rwanda witanze. Yego, uwo nguwo nawe kuko nabo baratwegera, no mu kanya hari harimo umukonsula wo muri Senegal, ndetse n'abandi baza ayo mateka yacu, ariko baradushyigikira kuko nabo izo message bahabwa baraziveyikira mu masosiyasiyo yabo, kuko ntabwo aba ari ibintu bireba Abanyarwanda gusa, ndetse n'isi yose. Tugerageza gusakaza ayo makuru, tukagerageza no gutanga izo message kugira ngo nuzi uwo muntu upfobya, kuko umwanzi ntago akureba directement, aca no hirya kugira ngo akuzenguruke. Uca hirya no kuvuga ngo ahera kuri abo banyamahanga akabumvisha ibitari byo. Twebwe iyo dufite no gukora ibintu byaguye, bihamagarira buri muntu wese, yaba ari umunyarwanda yaba n'inshuti y'u Rwanda, cyane cyane kumenyesha inzego ziduhagarariye arizo za ambasade ndetse n'umujyi wa Rio, kuko umutekano wacu ni umutekano ku isi hose, kandi abo bantu babikoze bagomba gukumirwa n'inzego zose. Urakoze cyane Aline. Murakoze namwe. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Yego, dukomeze twiyubaka.